wi turabashimiye mwebwe mukomeje kurikira umugisha wawe TV. Muri kano kanya tubahaye ikaze kandi bisana ku biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho ku nkuru tubagezaho zicukumbuye ndetse zirimo ubuhanga. Hanyuma rero turabitsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Tubahaye ikaze ku mugisha wawe TV. Hanyuma rero muzi ko mu ijoro ryakeye Andreas Messi muzi ko mu minsi yashize mu mezi nk'abiri atambutse yahawe Ballon d'Or ya 8, yakoze rekoro kuva isi yabaho cyangwa mu isi y'umupira. Niwe wakoze cyangwa se waciye agahigo, novuga ngo niwe wanditse amateka, yari guca agahigo nari umuntu akuyeho. Hanyuma rero we niwe wa mbere ubigezeho, muzi ko yatwaye Ballon d'Or ya 8 ahigitse bagenzi be Mbappe ndetse n'abandi, dore ko Cristiano watigeze ajya no kuri list. Ubwo rero Messi yarahanganye n'abahungu batatu mwabonye twabagejeho mu biganiro byacu byatambutse. Hanyuma rero mu ijoro ryatambutse yari afite match nuvuga ngo ahise na equipe ya Argentine bahise baba qualifié, babona itike yo kujya mu gikombe cy'Uburayi cyo bita Euro. Hanyuma rero twagira ngo tubasogongeze, muzi ko championnat rero itaragaruka, ariko rero ikintu dushyize imbere abanyarwanda ni national team, Amavubi yacu twese mu bicu. Hanyuma rero twadufite match Amavubi na South Africa cyangwa se Bafana Abazuru, murabazi hariya za Cape Town ndetse n'ahandi hose. Hanyuma rero ntaravuga kuri match y'Amavubi na South Africa, muzi ko twari dufite match yashize twakinye igihugu cya Zimbabwe hariya rwose n'ubundi mu majyepfo kuri stade ya Huye niho twakiniye, tugira amahirwe tubona inota rimwe. Navuga ngo byaradufashije riduha kuguma mu mukino, ntago twatakaje, ariko tubyibukiranye mu match zagiye zitambuka haba Kigali ndetse n'ahandi twagiye dusura cyangwa se tujya awe, twaratsindwaga twakubitwa bivaya sana. Ariko kuri match y'u Rwanda na Zimbabwe twitwaye neza, tubona inota rimwe. Ariko mu byibukiranyeho cyangwa se mu byibuka ko dufite amahirwe menshi yo kuba iriya match twayitsinda. Abana b'Amavubi cyangwa se bari abasore, dore ko bakuze turabemera cyane, bakina mu bihugu bitandukanye, bagize match nziza, bahusha amokazi ari net, ibitego barabihusha rwose, ibintu byagaragaraga. Ariko navuga ngo cyangwa se twanabashimira yuko bakoze neza. Hanyuma rero navuga ngo bari bibikino match ya South Africa yabaye n'ubundi muri hara kuri stade ya Huye, dore ko rwose abafana bari bahagurutse mu mpande zose zitandukanye. Navuga ngo ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se Ferwafa yari yakoze ibyo igomba gukora byose, batanze amabisi menshi cyane. Navuga ngo uretse umuntu utashatse kujya kuri stade ya Huye ahantu match yabereye, naho umuntu wese wabishatse yabonye uburyo agenda. Bisi zari zihari zavaga i Kigali hirya mu hino mu bice byose bitandukanye, abari zahuye nagiye mbona abakecuru baza baturutse ndetse na za Cyangugu bagiye baza, nagiye mbabona bambariye urugamba. Hanyuma hari umukecuru rero musigiye mubona ku mashusho ya RBA, uriya mukecuru bari bambaye ndetse n'abandi, nta nubwo ari we gusa. Navuga ngo yakoze club, ntago ari we wenyine usigaye aperforminga. Navuga ngo bari bakoze igikundi cyiza, abafana biteguye nkuko nabibabwiye. Ferwafa yaratanze bisi zishoboka, ababasha kwitegera bari bateze bagenda bajya hari Huye kuri stade ya Huye. Abanyakigali babonye umwanya bari bazamutse, umva ntago twiteye ngo ni mu minsi y'akazi, oya twamanutse, buri wese yatanze ibyo afite. Ubuyobozi bwacu rero burangajwe imbere na Ferwafa batanze kila kitu cyashobokaga. Hanyuma rero icyari gisigaye n'abasore bacu, abakinyi ba equipe y'igihugu Amavubi. Ubwo bari bamaze kubona ikipe rimwe kuri Zimbabwe, bibazaga noneho bafana Afrika y'Epfo turayitambuka gute, ifite abastari hariya za Mamelodi ndetse n'izindi kipe zitandukanye ku mugabane w'Uburayi, bafitamo abakinyi bakomeye. Muziko zino za Mamelodi zo zasezereza APR ejo bundi ndetse zisezerana za Rayon, ariko ntago abahungu b'u Rwanda ntago ibyo byose bireba. Bavuze bati n'amaguru 2-2 turakina. Ikintu cya mbere nuko dufite umutima wo gutsinda, nuko imana igihugu cyacu. Bajya mu kibuga batanze ibyo bari bafite byose, dore ko n'umukuru w'igihugu yari abashyigikira bavuga ati mwebwe mugende mukine, muhagarare igihugu, ngiri darapo tubahaye, mugende muhagarare igihugu neza. Babyumve rero,
dore ko umutoza wacu niwe yarakoze impinduka zitari nyinshi. Sahabu mubyibuke match yose kuri Zimbabwe yari yabanjemo, ariko yaragiye ku gatebe bashyiramo abandi bakinnyi bari bamuruhukije. Nuvuga ngo buri mukinnyi wese wari uri hara kuri bande touche, ndetse n'uwari uri kuri n'umusimbura yabimeritaga gutsinda. Umutoza wacu rero mushyashya batuzaniye wagiye mu kibuga afite inota rimwe, ariko ashaka gukuraho agahigo. Nuvuga ngo mubyibuke neza twaherukaga gutsinda ibirwa bya Iri Morisi 2021, nta nota twaherukaga mu ikipe y'igihugu. Twari dufite rikoro mbi imbere ya nuvuga ngo imbere y'amaso y'abanyarwanda, ndetse no ku bindi bihugu twari dufite amakuru mabi atari meza. Imbere mu gihugu twatsindwaga mubyibuke, ndetse twajya nawe tugatsindwa. Abahungu bacu rero abasore b'Amavubi bagiye mu kibuga bafite uko guhatana, uwo mutima wo gukunda igihugu, wo kwimana igihugu. Baragenda bajya mu kibuga baratsina. Nuvuga ngo igice cya kabiri cyarangiye match nabo bayishoje, batanze ibyo bashoboye byose. Ba Boneri ndetse n'abandi bagiye bajya mu bihugu. Nuvuga ngo abakinnyi bose bari mu kibuga, dore ko ntago twavuga ngo abenshi bajya bavuga ngo Sahabu ngo kuki yabanje ku gatebe k'abasimbura. Buri uyu mutoza aba yabibonye, abona Sahabu nuvuga ngo ari mu mukino ameze neza, hanyuma akabona n'undi ubakina ku mwanya we n'ubundi nawe abimerita. Hanyuma rero bamusimbuje, ariko timu yose yari imeze neza. Abasore bari urwembe, bari umuriro. Abantu twari turi kumwe hariya kuri stade ya Huye bari hejuru, amapase, amatake, nuvuga ngo amashoti arono tagati. Ikintu dushimira abasore b'Amavubi, bari mu mukino bitandukanye n'igihe cyose bakina. Bari bahari, ubona bashaka, bari bafite nuvuga ngo umutima wo gutsinda. Noneho dore uko nuvuga ngo kajya gatubagaye twavuga ngo kuki none Amavubi atagera imbere y'izamu atera amashoti arono tagati ari open, batera mu izamu byibuze umugaridi yafata umupira, ariko bigaragara ko bamugerageje kumutungura, kumutera amashoti atyaye aryana. Hanyuma rero babikoze iminota 15 igitego cyari cyabonetse, iminota 45 igice cya mbere yarangiye match bayishoje. Hanyuma rero twabashimiye cyane, turavuga tuti abasore bacu babera noneho bakoze ikintu gitangaje. Impamvu bango gitangaje, gutsinda South Africa ntago ari ibintu byoroshye. Iki ni igihugu mubyibuke mu myaka yatambutse cyakiriye igikombe cy'isi. Mubyibuke icyo gihugu cya mbere cya Afrika cyakiriye igikombe cy'isi, Afrika y'Epfo. Iriya kipe y'abazuru bafana yari hejuru, ariko abahungu bacu bari hejuru kubarenza. Kuko iminota 15 ya mbere igitego cyari cyabonetse, bari bamaze gufungura amazamu. Biraduhira rero n'ubundi mu gice cya mbere tubona igitego cya kabiri, turabidefanda. Igice cya mbere kirangira ari ibitego bibiri by'Amavubi ku busa bwa Afrika y'Epfo. Abafana bajya mu birere, turaserebura za Murera, Amavubi tsinda batsinde, intsinzi bana b'u Rwanda. Turaserebura, turirekura kabisa, stade bacana umuriro, za fireworks zirazamuka, intsinzi ziraririmbwa muri stade ya Huye. Hanyuma rero igice cya kabiri n'ubundi twaje dushaka kugira ute gukomeza gukipinga amanota yacu twari twamaze kubona y'ibitego bibiri. Abahungu b'Amavubi babyitwaramo neza, izamu ryabo rikomeza kuba nta makemwa, ntibinjizwa igitego na kimwe. Match irangira gutyo. Nuvuga ngo aka kanya tuvugano habaye ikibazo runaka yuko nta yindi mikino iri bukinwe, bakavuga ngo birarangiye, tugiye kubara amanota buri kipe y'igihugu ifite, twaba twagiye mu gikombe cy'isi. Abakurikiye Umugisha wa TV mbabwire ko bibaye ngombwa yuko nta yindi mikino iri buze gusubukurwa cyangwa gukinwa, turi abambere dufite amanota 4 kuri 6. South Africa utiri inyuma n'amanota 3, izindi zose zifite 1, izindi zose zifite 0. Ubu twatujya mu gikombe cy'isi, tukazamuka tukajya muri Amerika, tukajya kubyina y'intsinzi, tukajya hara kuri beach. Hanyuma rero dushimiye abasore b'Amavubi bitwaye neza, turabashimiye kabisa. Kandi twumve bumve ko nubwo tutagera imbere yabo ngo tubashimire ku buryo babibona, ariko ku mutima yacu abanyarwanda twaraye twishimye. Ubu ngubu hari n'abantu batagiye mu kazi bavuga bati Amavubi yaba Amavubi aradushimishije, nta kintu cyangwa se nta kintu twanganya, nta kintu twagiranye n'iyi ntsinzi.
hanyuma rero ku Mugisha TV natwe no mpamvu twavuze tutireka tubategurire iminota ingana gutya tuvuge ku Mavubi, tuyashimire, tubabwire ibigwi byayo, tubabwire ukuntu yakoze neza. Turabashimiye kabisa, babaye abasore b'intwari. Hanyuma rero namwe tubashimire mwebwe mudahema gukurikira Mugisha TV, tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ubwo nuko ngo match zizagaruka mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Ndizera ko tuzajya mu gikombe cy'isi. Mu bisengere mwebwe mukurikiye Mugisha TV, mu bisengere twese tubisengere. Bizaba ikintu cya mbere nuko dukunda igihugu cyacu, nuko dushaka kugira ute kukimana. Ntago twagiye mu gikombe cya Afrika rimwe, ejo muri tuburashani, ariko birashoboka kuba twabona mondial, tukabona itike y'igikombe cy'isi. Karibu sana rero, turabashimiye mwebwe mudahema gukurikira Mugisha TV, ariko turabibutsa gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda kazogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu tubagezaho nakagaruka. Ciao ciao, turabakunda cyane, bye.